abona ya nyamaswa y'intare irahagaze yemye nk'umuntu kandi hawe umutima nk'uw'umuntu. Bishatse kuvuga ngo igihe amababa yarashikujweho, za mbaraga zo kwihuta ntabwo zari zigihari. Mu yandi magambo, ubushobozi bwo kongera kwigarura ibihugu bwari bushyizweho iherezo. Papa nabwo bwaje gukomwa mu nkokora. Aribyo Yohana we yeretswe mu Byahishuwe igice cya 13 ngo yabonye iyo nyamaswa ikomeretse uruguma, ngo ariko uruguma rwayishe nyuma ruza kugira gute? Ruza gukira. Umupapa wari uriho muri icyo gihe witwa Papa Pius wa gatandatu yafashwe n'umujenerali w'umufaransa witwaga Berthier ku ngoma y'umwami Napoleon. Afata Papa aragenda aramufunga. Amaze kumufunga, Papa yaguye muri gereza. Ubu Papa bubuza ijambo n'akarengane kaba karahagaze. Ku musozo w'iyo myaka 1960, ubu Papa buragenda bumara imyaka 131 budafite imbaraga, budafite ijambo. Ariko Yohana yaretse ngo uruguma rwayishe ruzongera rugire gute? Ruzakira. Icyambere ngo ryarakomeye kurusha ya mahembe yandi yabanje. Icya kabiri, kugira ngo ribone icyicaro ribona aho ryicara, ryarabanje rikuraho amahembe 3 muri ya yandi 10 ribona aho rishinga icyicaro. Iri hembe rivugwa rero ni Roma y'ubukristo cyangwa se ubupapa. Igihe Roma ya gipagani yavagaho, icyo kwitonderwa ahangaha, Babuloni ijya guhanguka, Abamedi n'Abaperesi bagabye igitero. Abamedi n'Abaperesi bajya guhanguka, Abagiriki babagabyeho igitero. Abagiriki bajya guhanguka, Roma ya gipagani yabagabyeho igitero. Ariko aka gahembe ko kaza nta gitero kagabye kuri ubu bwami bwa kane bw'Abaroma, Romani ya gipagani, ahubwo ko kavukiyemo. Bishatse kuvuga ngo icyari ishusho y'ubupagani gisa naho cyakoze ivugurura cyangwa se impinduramikorere, hinjizwamo icyitwa iyobokamana, ariko ari ikintu kimwe kigiye gufatanya guhuza ubupagane ndetse n'ubukirisitu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Imana yacu ni nziza kandi kugira neza kwayo niko kutubeshejeho, ni nako gutumye twongera kugira amahirwe yo guteranira hano muri uyu mugoroba. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nanjye fatanye n'umuyobozi wa gahunda kwakira abashyitsi tudasanzwe duterana nabo, ariko bagize ishyaka n'ubushake kugira ngo baze kubana natwe muri uyu mugoroba. Abashyitsi rero ndabishimiye kandi ndabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Nejejwe n'itsinda mwese uko muteraniye aha ngaha. Mwese rero Imana ibaho umugisha. Abo twari kumwe mu gitondo twize amagambo meza cyane yatwerekaga ibijyanye n'itorero ry'Imana mu minsi y'imperuka. Twabonye umuhamagaro w'itorero ry'Imana n'inshingano rifite yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa marayika wa mbere, wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Tubona yuko kandi itorero ry'Imana ryo mu minsi y'imperuka ari ryo ryonyine ryahawe cyangwa se ryabikijwe amategeko 10 y'Imana. Niryo ryubahiriza ayo mategeko, rikayerereza kandi rikamamaza ubutumwa bwiza bwo kubwira amahanga ibijyanye no gucungurwa kwacu ndetse no kugaruka kwa Yesu. Muri uyu mugoroba rero tugiye kureba amagambo meza aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cyaho ni icya 7. Daniyeli 7. Ariko mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka tubanze nanone duce bugufi duhombetse amaso yacu, nanjye ndapfukama maze dusenge. Data mwiza, Mana ishobora byose,
tugushimiye amahirwe uduhaye yo kuboneka imbere y'ubwiza bwawe muri uyu mugoroba. Turagusabye cyane tukwinginga ngo uduhe umwuka wawe wera, abane natwe, amurikire intekerezo zacu, kandi ku musozo w'iki cyigisho dusoze dushima izina ryawe. Uko niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Daniyeli igice cyaho cya 7, umutwe w'amagambo uravuga ngo Daniyeli arota inyamaswa enye. Ubuhamya bwanditse hano ni ubuhamya bw'ingenzi kuko buraduha amakuru meza cyane dukeneye kumenya. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Uyu Belushazari niwe mwami wa nyuma w'ingoma ya Babuloni. Yaje nyuma y'uko Nebukadinezari amaze kuva ku ngoma. Uyu Belushazari rero amaze kugera ku ngoma, mu mwaka wa mbere akigera ku ngoma nibwo Daniyeli yarose zino nzozi. Bishatse kutwereka ngo izi nzozi dusoma hano mu gice cya 7 cya Daniyeli, ntabwo iki gice cya 7 bivugwamo biza nyuma y'ibivugwa mu gice cya 5 cya Daniyeli, ahubwo ibivugwa mu gice cya 5 cya Daniyeli biza nyuma y'uko izi nzozi Daniyeli yarose yazirose. Maze Daniyeli ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Ubwo Daniyeli mu byo yarose byose ntabwo ariko byanditswe hano, ahubwo yarobanuyemo iby'ingingo zikomeye cyangwa se z'ingenzi, aba ari byo byandikwa. Kuko twanabonye yuko muri Luka igice cyaho cya 24 hatwereka neza yuko Yohana yanditse aravuga ati, ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe yatanze. Yohana yaranditse aravuga ati, ibyo Yesu yakoze byose ntabwo ariko byanditswe, kuko biramutse byanditswe ntabwo byabona aho bikwirwa. Noneho no kuvuga ngo handitswe iby'ingenzi, ibindi ntabwo byagize gute byanditswe. Niyo mpamvu rero tugomba kugira umwete wo kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 7, kuko ibirimo ni iby'ingenzi bidufitiye umumaro cyane. Ngo nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Daniyeli muri izo nzozi yabonye imiyaga 4. Iyi miyaga yibonye abona irahubutse, ariko mu guhubuka kwayo iragenda ihubukira ku nyanja nini. Mu yandi magambo rero, iyi mvugo shusho yakoreshejwe y'imiyaga n'inyanja dukeneye kugira ngo nabyo tubisobanukirwe. Iyo havuzwe imiyaga haba havuzwe intambara cyangwa se amakimbirane cyangwa se imvururu cyangwa se kutumvikana cyangwa se guhangana hagati y'ibihugu n'ibindi, cyangwa se hagati y'ubwami n'ubundi, cyangwa se hagati y'abantu n'abandi. Nicyo bisobanuye imiyaga, ni amakimbirane. Aya makimbirane no Daniyeli yabonye ko azaba ari mu mpande enye z'isi. Hari amakimbirane azaturuka iburasirazuba, hari andi azaturuka iburengerazuba, hari andi azaturuka mu majyepfo y'isi, andi aturuke mu majyaruguru y'isi. Niyo mpamvu rero yeretswe imiyaga 4. Noneho rero ibyitwa inyanja byo, iyo dusomye mu Byahishuwe igice cyaho cya 17 umurongo waho wa 5, tubona ibyerekeranye n'ubusobanuro bw'inyanja cyangwa se amazi menshi. Ibyahishuwe 17 umurongo waho wa 15 haravuga ngo, igihe Yohana yari mu iyerekwa, nawe yeretswe ibimeze nk'ibyo Daniyeli yeretswe. Mu byo yeretswe nawe yeretswemo inyanja cyangwa se amazi menshi nk'uko na Daniyeli yabyeretswe.
marayika rero afata umwanya wo gusobanurira Yohana amubwira iby'ayo mazi ibyo ari byo. Ibyahishuriwe 17:15. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ubwo ngo amoko menshi, amahanga yo ku isi, indimi zitandukanye, ibyo nibyo bisobanura amazi menshi cyangwa se inyanja. Noneho Daniyeli kuba yarabonye iyo miyaga igahuha mu nyanja nini, ni ukuvuga ngo iyo miyaga yarahushye ihuha ahantu hatuwe n'abantu benshi. Haleluya! Ahantu hatuwe n'abantu benshi mu gice cy'isi niho hagereranywa n'inyanja nini. Aha rero nta handi, aha ni mu Burayi. Aha rero muri Burayi kubera iki hibanzweho cyane hakagereranywa n'amazi menshi cyangwa inyanja nini, bifite inkomoko tubona mu Itangiriro igice cyaho cya 9. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 9 twumve impamvu Burayi bukomeye cyane ku buryo bigera ku rwego rw'aho bishyirwa no mu buhanuzi. Mu Itangiriro igice cyaho cya 9 ni cyagiye nyuma y'umwuzure wabaye ku isi. Umurongo waho wa 26, reka rero dusoma no 27. Haravuga ngo, kandi ati, uyu ni Nowa wavugaga, Uwiteka ahimbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, kandi Kanani abe umugaragu we. Bariya Abanyaburayi rero nibo bakomoka kuri Yafeti, kandi nibo bavuzweho ubu buhanuzi buvuga ngo Yafeti Imana imwagure. Kumwagura ni ukumugira mugari, ni no kumuha imigisha myinshi. Bariya Abanyaburayi rero bavuzweho yuko bagomba kwaguka cyane ku isi, bakaba amoko menshi, bakaba benshi mu bwinshi, bakagira imbaraga mu by'ubutunzi, bakagira imbaraga mu bya gisirikare, mu bya politike, ariko bafite n'imbaraga mu bijyanye n'ivugabutumwa. None rero bano Banyaburayi bameze batya nibo Daniyeli yeretswe bagereranywa n'inyanja nini, aribo bazajya inshuro nyinshi bakomokwaho n'abami bategeka isi. Umurongo wa 3 uravuga ngo, muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu. Nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, ihagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Umurongo wa 5, ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomere inyama nyinshi. Umurongo wa 6, hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Umurongo wa 7, hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisirangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ngizi inyamaswa enye zidasangiye ubwoko, izo Daniyeli yarose mu iyerekwa. Iyi nyamaswa ya mbere isa n'intare. Daniyeli yayibonye ifite ibintu
biyiranga kandi bikomeye. Iyi nyamaswa isa n'intare niyo yari ikirango cyakoreshwaga mu bwami bwa Babuloni bwari buyobowe na Nebukadinezari. Kuba rero Daniyeli yarabonye mu nzozi iyo nyamaswa isa n'intare, mu yandi magambo yari arimo kubona iby'ubwami bwa Babuloni bwari buyobowe na Nebukadinezari. Ariko ngo iyi ntare yayibonye ifite amababa nk'ay'ikizu. Haleluya. Kandi mu busanzwe intare nk'uko tubimenyereye ntigira amababa, ariko intare ikintu izwiho ni inyamaswa y'inyamaboko iteye ubwoba, iyo itontomye izindi nyamaswa zose zishaka aho zihisha. Bivuga ngo ubwami bwa Babuloni bwari butinyitse ku buryo bwageraga ahantu bugiye guhindura igihugu, icyo gihugu cyacikaga intege kikananirwa kwirwanaho, ubwami bwa Babuloni bukahigarurira. Ariko kugira amababa nk'ay'ikizu, ikizu ni igisiga cyihuta. Babuloni rero yagize imbaraga mu kwihuta, mu kwigarurira amahanga. Ariko ubu bwami bwa Babuloni Daniyeli akaba yarigeze kuvugaho mu gice cya 2 cya Daniyeli, igihe Nebukadinezari yarotaga inzozi z'igishushanyo, maze umutwe w'icyo gishushanyo wari zahabu. Iyo zahabu nayo yashushanyaga ubwami bwa Babuloni, bwari bufite ubutunzi bwinshi cyane. Ubwami bwa Babuloni rero bukaba bwaraganje mu butunzi, buraganza mu cyubahiro, buraganza mu bwiza. Ariyo mpamvu bwerekanywe mu ibuye ryiza ry'igiciro cya zahabu. Aha rero mu kugira kuba yaravuzweho nk'intare, hari iki byanditswe byera byavuze. Reka dusome muri Yeremiya igice cyaho cya 4, twumve umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Haravuga ngo, mumenyeshe Ubuyuda kandi mwamamaze n'i Yerusalemu muti, nimuvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti, nimuteranire hamwe tujye mu midugudu igoswe n'inkike, mushinga ibendera aherekera i Siyoni, mwiyarure ntimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikazi no kurimbuka gukomeye. Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse ava iwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. Nuko nimukenyera ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho. Yeremiya arahanura, yerekwa yuko intare ivuye mu kibira, ivuye mu gihugu cyayo, ari Babuloni yari igiye kuza i Buyuda, ikaza kuhagota no kunyaga ibintu byaho no gutwara abantu baho ari abanyagano. Uko Yeremiya yabivuze rero akavuga ati, nyamuneka muramenye, ntimuzuyaze, mugire vuba, mukenyere ibigunira, kuko icyago kigize gute? Kiraje. Kugabwaho igitero rero na Babuloni byari ishyano, kuko ingabo za Babuloni zageze i Yerusalemu zirahatsinda, zibajyana umwami waho ari muzima, ndetse n'ibintu byo mu nzu y'Uwiteka barabitwara. Rero ni ukuvuga ngo Babuloni ibyo yavuzweho hakoreshejwe ishusho y'intare byari iby'ukuri. Yeremiya igice cya 50, reka dusome ku murongo waho wa 17, niturangiza dusimbuke dusome umurongo wa 43 na 44. Yeremiya 50 umurongo wa 17, turasoma n'uwa 43 n'uwa 44. Abisirayeli bazakizwa. Isirayeli ni intama yazimiye. Mwumva Isirayeli yo iragereranywa n'intama, kandi intama imbere y'intare ntabwo intama yahangana n'iki? N'intare. Aha rero avuze ati Isirayeli ni intama yazimiye. Intare zaramwirukanye. Ubwa mbere yariwe n'umwami wo muri Ashuri, noneho ubuheruka Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yamuvunnye amagufwa.
urumva hano muri Yeremiya, Nebukadinezari n'ubwami bwa Babuloni ndetse n'ubwami bw'Abashuri bigereranyijwe n'intare yagiye i Buyuda ikarya abantu baho. Umurongo wa 43 w'iki gice, umwami w'i Babuloni yumvise inkuru zabo, maze amaboko ye araraba, kwiheba kumugeraho n'umubabaro nk'umugore uri ku nda. Dore azazamuka ameze nk'intare iva ku mwuzure wa Yorodani, atere ubuturo bukomeye, ariko nzabubirukanamo mbatunguye. Uwatoranijwe niwe nzabwegurira. Ninde uhwanye nanjye? Ninde tuzahana isango? Ni umwungeri uzanyimira, n'umwungeri uzanyimira ninde? Hano nanone Imana yongeye kwerekana ko Nebukadinezari n'ingabo ze bazaza i Buyuda kandi bahagera bakahatsinda. Rero kuvuga ngo Babuloni yerekanywe mu ishusho y'intare ni ukwerekana imbaraga n'ubushobozi ubwami bwa Babuloni bwari bufite. Babuloni rero yerekanywe ifite amababa nk'ay'ikizu. Kubera iki ibi by'amababa nk'ay'ikizu byavuzwe? Reka dusome muri Habakuki igice cyaho cya mbere, dusome umurongo waho wa 5 n'uwa 6. Habakuki igice cya mbere umurongo wa 6 duhereye ku wa 5, wenda dushaka tugeze no ku wa 8. Habakuki igice cyaho cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Yemwe bari mu mahanga mwe, nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwabibwirwa. Kuko mpagurukije Abakaludaya, bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho, ngo bukwire isi yose, bahindure igihugu kitari icyabo, n'abo gutinywa, kandi batera ubwoba. Imanza zabo n'icyubahiro cyabo nibyo bihangiye, n'amafarashi yabo arushingwa imbaraga, kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata, ni ukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Kwa kugira amababa ameze nk'ay'ikizu, ikizu gitungwa n'inyama, intare nayo itungwa n'inyama, kandi inyama ntizishobora kuboneka hatabayeho urupfu. Kugira ngo intare irye, kugira ngo igisiga kirye, nuko hari ikindi kigomba kubanza kugira gupfa. Kandi ntabwo ikintu cyapfa cyishwe n'intare cyangwa cyishwe n'igisiga hatabanje kumeneka amaraso. Mu yandi magambo rero, ingoma ya Babuloni nayo yamennye amaraso, kandi muri ayo maraso yamenetse harimo amaraso yamenetse y'abakiranutsi b'i Yerusalemu. Ariko Daniyeli arabwirwa ngo akomeje kwitegereza iby'iyo nyamaswa, ngo agiye kubona abona ya mababa arashikujwe akuweho, abona ya nyamaswa y'intare irahagaze yemye nk'umuntu, kandi hawe umutima nk'uw'umuntu. Bishatse kuvuga ngo igihe amababa yarashikujweho, za mbaraga zo kwihuta ntabwo zari zigihari. Mu yandi magambo, ubushobozi bwo kongera kwigarura ibihugu bwari bushyizweho iherezo. Ubushobozi bwo kongera kwica amahanga no kuyigarurira byari bitagikunze. Kugira umutima nk'uw'umuntu, umutima w'umuntu utandukanye n'umutima w'intare. Intare ntabwo igira ubwoba, ni inyamaswa itinyitse. Igihe rero Nebukadinezari n'ubwami bwe byagereranywaga n'intare, ni ukuvuga yuko bwari ubwami budatinya ubwami ubwo ari bwo bwose. Ariko igihe rero amababa yari amaze gushikuzwa no guhabwa umutima nk'uw'umuntu, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Babuloni bwari bucitse intege,
bwari butagifite imbaraga, bwari bumaze kunanirwa, bumaze gucogora rwose, nta bushobozi bugifite. Ntabwo bwari bugishoboye kujya mu rugamba cyangwa kujya mu ntambara. Aho rero niho Daniyeli yakomeje kwerekwa, amenya neza yuko Babuloni nubwo ikomeye ite, ingoma ya Babuloni izagera igihe ihanguke. Haleluya! Kandi koko yarahangutse. Ariko yitegereje abona ingoma ya Babuloni haje indi shusho y'inyamaswa imeze nk'idubu, ngo kandi iyi dubu yo hari ibyo bayivuzeho ngo yari yegutse uruhande rumwe. Ubu bwami bw'idubu aribwo bugereranywa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bishyize hamwe kugira ngo bahangane n'ubwami bwa Babuloni. Umwami cyangwa se uvuka mu Bamedi witwaga Dariyo yari afite mwishywa we witwa Kuro w'Umuperesi. Dariyo rero ahangana n'ab'i Babuloni mu ntambara, ariko abona intambara irakomeye, yiyambaza mwishywa we w'Umuperesi witwa Kuro wari umusirikare ukomeye, maze bagirana imishyikirano, barumvikana, baravuga bati noneho ubwo tugiye guhuza imbaraga kugira ngo turwane na Babuloni, reka tubanze tunasaranganya imyanya y'ubutegetsi. Muri uko gusaranganya imyanya y'ubutegetsi, Abamedi aribo bari bafite Kuro aba umwami, Abaperesi nabo bafata umwanya ukomeye w'icyubahiro, umugaba mukuru w'ingabo aba Kuro w'Umuperesi. Noneho rero aha Daniyeli arimo kubona iyo dubu yegutse uruhande rumwe, yabonye uruhande rwegutse gusumba urundi ari uruhande rw'Abaperesi, abona urw'Abamedi nirwo ruciye bugufi kandi arirwo rufite umwami. Ibyo n'ubundi yari yarabibwiye Nebukadinezari mu gice cya 2, igihe Nebukadinezari yafataga igishushanyo akabona igituza n'amaboko, ariko akabona ukuboko kumwe kuri hejuru y'ukundi. Iyi dubu rero yavuzweho amagambo akomeye cyane, ngo yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Gutambika imbavu 3, izi mbavu 3 zivugwa ni amahanga n'ubundi 3 Abamedi n'Abaperesi bigaruriye. Ubwa mbere harimo Babuloni yayoborwaga na Nebukadinezari, ariko barakomeza bahindura Lidiya ndetse bafata na Egiputa. Izo mbavu 3 ngo zari mu mikaka y'iryo dubu, kandi iryo dubu ryarabwiye ngo haguruka uconshomera inyama nyinshi. Abamedi n'Abaperesi bagize ubutegetsi bwishe abantu benshi cyane, barishe nabo. Ariko Daniyeli mu iyerekwa rye agiye kubona, abona neza yuko Abaperesi nabo ubwo babwiwe bo n'Abamedi ngo nibarye inyama nyinshi, ni ukuvuga ngo nabo bamennye amaraso menshi kurusha n'ayo Babuloni yagize gute, yamennye. Ariko mu gihe kitari kinini, Dariyo yategetse imyaka 2 gusa, abavuyeho. Umuperesi ari we mwishywa we Kuro ahera ko afata ubutegetsi, kandi Abaperesi bamaze igihe kinini ku butegetsi kuruta imyaka Abamedi babumazeho. Nirwo rwa ruhande rero rwari rwegutse kurusha urundi. Daniyeli igihe yabonaga inyamaswa yindi ya 3 ariyo igereranywa n'ubutegetsi bwa 3, yabonyeyo iri mu ishusho imeze nk'ingwe, kandi ingwe ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4, maze irangije ihabwa ubutware. Ubu bwami rero bw'Abagiriki aribwo bwami bwa 3 bwagombaga kwigarurira isi, bwo bwerekanwe mu ishusho y'inyamaswa yitwa ingwe. Ingwe ni inyamaswa igira uruhu rwiza cyane. Abantu bakunda kuvuga ko ingwe rwose igira uruhu rwiza cyane kurusha izindi nyamaswa. Ariko ingwe ikaba izwiho ikindi kintu giteye ubwoba, ngo igira ubugome bwinshi, igira inzika. Ariko ingwe nanone mu busanzwe igira amaguru yihuta, iranyaruka. Ariko kuba ingwe inyaruka, cyangwa se ubwo bwami bw'Abagiriki bwaragombaga kwihuta mu kwigarurira amahanga, ntabwo byari bihagije ko yakoresha amaguru yayo, ahubwo byabaye ngombwa yuko igiye kongererwa izindi mbaraga zagereranijwe no kugira amababa 4 n'imitwe 4.
bivuga ngo ubwihute bwa Babuloni mu kwigarurira amahanga ubwo Abagiriki bwo bwarushijeho, bitewe n'uko imbaraga zabo zari zimeze nk'aho zikubye kabiri kuzo Babuloni yari ifite. Iyi mitwe rero ine yo yavugaga yuko Alexandre Mukuru ari nawe wari umwami wabo cyangwa se umuyobozi wabo, ngo yari afite ubuhanga buhanitse cyane mu gushyira ibintu kuri gahunda, ngo kandi yari azi gutegura iby'urugamba ku buryo ngo yajyaga kugaba igitero ngo akoresheje amatsinda y'abasirikare anyuranye. Ngo yafashe amatsinda abiri ashyiraho itsinda rimwe ry'abasirikare rifite ubushobozi bwo gukumira umwanzi, agashyiraho irindi tsinda rya kabiri we yabaga arimo ryo kugenda rishakira abandi inzira. Ariko abonye isi ari nini, yigira inama aravuga ati reka nshyiraho abagabo bakuru b'ingabo 4, umwe ajye mu burasirazuba, undi yerekeza iburengerazuba, undi yerekeza amajyaruguru, yerekeze n'amajyepfo. Yashaka kugira ngo isi yose ayigarurire, ariko ntabwo byamushobokeye. Alexandre yarahinduye isi, ibihugu byinshi, ariko gutegeka ntibyakunze. Ngo amaze kugera ku butegetsi, hari ikintu cyaranze ubwami bwe. Icya mbere, ngo yaranzwe n'ubusambanyi bwinshi cyane. Icya kabiri, ngo yarangwaga no kunywa inzoga, kugera ku rwego rw'aho yanyoye inzoga nyinshi cyane, inzoga ziramurenga, afatwa n'umuriro mwinshi. Alexandre apfa ntawe umukozeho, nta rusasu ruvuze, ntawe umwirukanye ku butegetsi, ahubwo apfa muri ubwo buryo. Hashize imyaka igera ku myaka 144, bwa bwami bwe bwigabanyijemo 4. Babaga bakuru b'ingabo bananiwe kumvikana ngo bashyireho umwami umwe ubwami bugume hamwe, ahubwo buri wese yahise afata igice cye aracyegurukana, undi afata icye n'undi afata icye. Ubwami barashwanyuka gutyo, ubwami bw'Abagiriki bwaburarangiye. Icyakurikiyeho nuko babagabo baje kwisubiranamo nabo ubwabo, umwe arwana n'undi, undi arwana n'undi, babiri basigaye nabo bararwana, hasigara umwe gusa. Uyu nguyu umwe niwe waje nanone gutsindwa n'ingoma ya 4, ari ivugwa uhereye ku murongo waho wa 7. Umurongo wa 7, Alexandre mu byo yavuzweho yuko ngo ibyo yakeshaga intsinzi nuko ikintu yagombaga gukora uyu munsi atagitegereza kugikoresha. Haleluya. Niba wumva ushaka kwihana uyu munsi, wibitegereze ejo, bikore bikitwa none. Alexandre niko yakoraga, icyo gukorwa uyu munsi yagikoraga uyu munsi. Umurongo wa 7, igihe Daniel yakomezaga kwitegereza ya nyamaswa ya 4 yayibonye ari inyamaboko menshi cyane, kandi abona ifite imbaraga nyinshi ziruta izayangwe yabonye iyi ya 4 ifite imbaraga nyinshi ziruta iza rya dubu, abona ifite imbaraga nyinshi ziruta iza ya ntare. Agiye kubona ifite imikaka y'ibyuma, agiye kubona iyi nyamaswa ibyayo biteye ubwoba, ngo iconshomera ibintu, irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Inyamaswa ya 4 ari igereranywa n'ubwami bwa Roma. Yavuzwe yuko yari inyamaboko cyane, iteye ubwoba kurusha za zindi zose zabanje, ariko ngo yari ifite ubushobozi bwo gufata ibintu ikabimenagura, ndetse bisagutse ku byo yamenaguye ikabisiribangisha amajanja yayo. Yabimenaguraga kubera iyihe mpamvu rero? Ikintu cyose cyashaka kuyitambika imbere, ubwami bw'Abaroma, Roma ya gipagani, akantu kose kashaka kugira ngo kwitambika imbere y'ubwo bwami, ubwo bwami bwaramenaguraga. Kubera iki? Kuko bufite imikaka y'ibyuma, kandi ibyuma nibyo bimenagura ibintu byose. Ndetse muri Daniel igice cya 2, ubwo bwami bwageranyijwe n'icyuma ku maguru, ariko byagera ku mano hakivangamo n'ibumba, ndetse n'amano 10. Aribyo rero Daniel nawe yabonye, abona ngo iraconshomera ibintu. Kandi mwibuke
intare nayo yaconshomeraga inyama, n'idubu nabyo byaconshomeraga iki? Inyama. Iyi ngiyi rero yaconshomeye byinshi biruta ibyo ziriya za mbere zakoze. Bivuga ngo ubwami bwa Roma bwishe abantu kurusha ibyo kwa Nebukadinezari bakoze, cyangwa Abagiriki cyangwa Abamedi n'Abaperesi. Kandi Roma yamaze igihe kinini cyane ku ngoma inabikora. Iyi rero ngo yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Aya mahembe 10 rero ni ukuvuga ngo muri ubwo bwami bwa Roma haje kongera hadukamo amahembe ari yagereranywa n'amahanga cyangwa se ibihugu, cyangwa se kwigabanyamo k'ubwo bwami. Amahanga rero avuka atyo muri ubu bwami bwa 4, ubwami bwa Roma. Ariko yitegereje Daniyeli muri ayo mahembe uko ari 10, agiye kubonabona hamezemo irindi hembe ritoya. Iri hembe ritoya ryameze ntabwo ryo ryamereye rimwe na ya yandi 10 twabonye, ahubwo ryaje nyuma. Iri hembe rero ryaje nyuma, rikaza ari ritoya. Hari ikintu ryakoze gikomeye cyane. Icya mbere ngo ryarakomeye kurusha ya mahembe yandi yabanje. Icya kabiri, kugira ngo ribone icyicaro ribone aho ryicara, ryarabanje rikuraho amahembe 3 muri ya yandi 10, ribona aho rishinga icyicaro. Iri hembe rivugwa rero ni Roma y'Ubukristo cyangwa se ubupapa. Igihe Roma ya gipagani yavagaho, icyo kwitonderwa aha ngaha, Babuloni ijya guhanguka, Abamedi n'Abaperesi bagabye igitero. Abamedi n'Abaperesi bajya guhanguka, Abagiriki babagabyeho igitero. Abagiriki bajya guhanguka, Roma ya gipagani yabagabyeho igitero. Ariko aka gahembe ko kaza nta gitero kagabye kuri ubu bwami bwa 4 bw'Abaroma, Romani ya gipagani, ahubwo ko kavukiyemo. Bishatse kuvuga ngo icyari ishusho y'ubupagani gisa naho cyakoze ivugurura cyangwa se impinduramikorere, hinjizwamo icyitwa iyobokamana, ariko ari ikintu kimwe kigiye gufatanya guhuza ubupagane ndetse n'ubukristo. Nuko ubupapa bwagiye ku ntebe, bwayigiyeho butarwanye n'Abaroma bagenzi babo, ahubwo bamaze kujyaho bahuye n'inzitizi. Muri bya bihugu 10 byigabanyijemo, hakomotsemo ibihugu 3 byanze kumvira inyigisho zabo n'amabwiriza yabo. Ibyo bihugu 3, abitwa Abavandari n'Abaheruri n'Abasitorogoti, byabaye ngombwa yuko ubupapa bubasenya, bubakuraho burundu, birarangira. Barakunda rero, baratenga amatara, bafata ubwami, barategeka, bahuza iby'idini n'ibya politiki. Daniyeli rero igihe yakomeje kwitegereza, nuko yagiye kubona ku murongo wa 9, aravuga ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro yasaga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye ngo hatembaga umuriro. Uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu barimo bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Haleluya. Ngo imanza Daniyeli yareretswe abona ku iherezo ry'izi ngoma 4, ariko ku musozo w'ubutegetsi bw'ingoma ya 4 muri ka gahembe, aribwo imanza zizagira gute? Zizashingwa. Ubu no kuvuga ngo turi mu gihe giheruka amateka y'iyi si, turi mu gihe cy'urubanza, kandi urubanza nta muntu wese utazagezwa mu rubanza. Nk'uko Babuloni yaciriwe urubanza, Abamedi n'Abaperesi nabo bigenda uko, n'Abagiriki bigenda uko, Roma ya gipagani bigenda uko, ariko n'ubutegetsi bw'agahembe nabwo buzacirwa iki? Urubanza. Muri uru rubanza rero, Daniyeli mu byo yakomeje kwerekwa cyane, yasobanuriwe ku byerekeranye, yaravuze ngo mu murongo wa 19,
w'iki gice cya karindwi ati mpera ko nifuza kumenya amashirakinyoma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshemeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Roma mu mbaraga zayo n'ubushobozi bwayo irakandamiza cyangwa se irakandagira amahanga, agomba kuyumvira no kuyipfukamira, kuko niko igaragara kandi ubuhanuzi ntibujya bubeshya. Ngo Daniyeli ku murongo wa 20 aravuga ati nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo n'iby'irindi hembe ryameze atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ngo ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga ayandi gukomera, maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose, ngo igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Haleluya! Ngaha rero ibyiringiro byacu aho biri. Daniyeli akomeza kwitegereza iby'iyo nyamaswa, abona ngo ifite akanwa nk'ak'umuntu, ifite n'amaso nk'ay'umuntu, abona iravuga ibintu bikomeye cyane bijyanye no gutuka Imana. Kandi gutuka Imana ni iki? Ni uko aka gahembe cyangwa se ubutware cyangwa ubushobozi bwibasiye, Daniyeli yabibonye, ubupapa bwibasiye amategeko 10 y'Imana, kandi abona bwishyize hejuru cyane ku buryo bugera ku rwego rwo kuvuga yuko aribwo bwicaye mu rusengero rw'Imana, ngo kandi azarenganya abera bisumba byose. Kandi abera bisumba byose ubupapa bwarabarenganyije, ndetse ubupapa bwakoze nk'ibyo Roma ya gipagani yakoze. Roma ya gipagani yakoze ibintu bibi cyane, kuko mu gihe cya Roma ya gipagani nibwo Yesu yabambwe ku musaraba, kandi mu ngoma yabo nibwo umwana w'Imana yabambwe. Kandi muri icyo gihe nibwo intumwa za Yesu bishwe ku ngoma y'Abaroma. Ibyo Pilato yakoze ntibyari byiza, ibyo Herode yakoze ntabwo byari byiza, ibya Nero byari biteye ubwoba. Ubupapa nabwo bugiyeho rero muri 538 nyuma ya Kristo. Icyo bwakoze ni kimwe, bwakomeje ka karengane ko gutoteza abantu b'Imana. Ubupapa bwishe abantu imyaka 1260, ariyo ivugwa ahangaha ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Igihe ni umwaka ufite amezi 12, ibihe ni imyaka 2 bifite amezi 28, igice cy'igihe ni igice cy'umwaka gifite amezi 6. Ayo mezi iyo yateranyije ahinduka amezi 40 n'abiri. Ariko wabara iminsi irimo ikaba iminsi 1260. Ariko iyi minsi ivugwa 1260 ivugwa mu buryo bwa gihanuzi. Kubera iki ihinduka kandi bikitwa imyaka, kandi haravuzwe iminsi? Muri Ezekiyeli igice cyaho cya 4 twumve. Ezekiyeli igice cyaho cya 4 umurongo wa 6. Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6 aravuga ngo maze kandi nurangiza iyo uzaryamire uruhande rwawe rw'iburyo, wishyireho igicumuro cy'inzu ya Yuda, uhamara iminsi 40, umunsi wose nawukunganyirije n'umwaka umwe. Mu buhanuzi umunsi ugereranywa n'iki? N'umwaka. Iyo ubuhanuzi buvuze umunsi bikaba bivuga umwaka, iminsi 1260 niyo ihwanye n'imyaka 1260. Ubupapa buri ku ntebe burenganya ubwoko bw'Imana. Icyo gihe cyitwa ko ari igihe cy'umwijima, Dark Ages. Abize history mwarabyize. Muri icyo gihe hapfuye miliyoni zirenga 50 z'abakristo.
kandi nabwo bwigamba yuko ari ubukirisitu, ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibihe byarahindutse n'amategeko yarahindutse. Ari byo Yesu yahanuye aravuga ngo muri icyo gihe cy'umubabaro ngo ukwezi kuzijima n'izuba rizijima, kandi izuba ryavugwaga ni isezerano rishya, ukwezi ni isezerano rya kera. Bivuga ngo ubwo butware burenganya ubwoko bw'Imana bwibasiye cyane ijambo ry'Imana, bwibasiye amategeko 10 y'Imana, ku buryo isezerano rya kera rikorwaho n'isezerano rishya rikagira gute? Rigakorwaho. Itegeko rya kabiri ribuzanya gusenga ibishushanyo no kubipfukamira no kubyikubita imbere. Iryo ryose uko ryakabaye, Roma ya gikristo aribwo bupapa barariteruye barishinguzamo barikuramo. Aho ryari riteretse bamanura irya gatatu aba ariryo ryitwa ngo ni irya kabiri. Aho irya gatatu ryari riri bahashyira irya kane. Bivuga ngo itegeko rya kane ry'isabato ryakuwe naryo mu mwanya ryarimo kuba irya kane, kuri bo barigira irya gatatu. Bagenda bayamanura batyo, bayonye bari bugire icyuho, bafata irya 10 barisaturamwo 2 kugira ngo n'ubundi basigare bagifite umubare w'amategeko 10. Uyu munsi rero ugiye kubabwira ko amategeko yabo atuzuye, bakubwira bati dore ni 10. Keretse warasomye Bibiliya kandi warize ubuhanuzi nibwo ushobora kubimenya. Barangije bavuga ko umunsi w'Imana ukwiye kubahirizwa, abantu bakajya bawusengaho ari umunsi wa mbere w'icyumweru cyangwa se w'isabato. Isabato umunsi wa 7 washyizweho n'Imana, bawusimbuza uwo wundi, kandi bavuga ko bafite ububasha n'ubushobozi bwo kubikora. Rero ni ukuvuga ngo iyo nama yagombaga kwigira nibyo byavuzwe mu buhanuzi, guhindura amategeko y'Imana, guhindura ibihe, nibyo byagiranyijwe no gufata ibintu bigaconcomerwa, ibindi bigasiribangishwa amajanja, hanyuma n'akarengane ku bwoko bw'Imana nako kagakomeza. Uyu munsi wa none rero icyo duhamagarirwa jye nawe ni iki? Igice cya 7 aho twari turi, umurongo wa 26. Hanyuma urubanza rurashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumumareho, burimburwe kugeza ku mperuka, maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire. Ayo magambo agarukiye, niko Daniel yavuze. Ayo magambo agize gute? Agarukiye. Ariko se ubu bupapa bwakoze ibyo byose muri icyo gihe kingana gityo cy'imyaka 1260, uhereye muri 538 ukageza mu cya 798, ubupapa nabwo bwaje gukomwa mu nkokora. Ari byo Yohana we yeretswe mu Byahishuwe igice cya 13 ngo yabonye iyo nyamaswa ikomeretse uruguma, ngo ariko uruguma rwayishe nyuma ruza kugira gute? Ruza gukira. Umupapa wari uriho muri icyo gihe witwa Papa Pius wa gatandatu, yafashwe n'umujenerali w'umufaransa witwaga Berthier ku ngoma y'umwami Napoleon. Afata papa aragenda aramufunga. Amaze kumufunga, papa yaguye muri gereza. Ubupapa bubuza ijambo n'akarengane kaba karahagaze. Ku musozo w'iyo myaka 1960, ubupapa buragenda bumara imyaka 131 budafite imbaraga, budafite ijambo. Ariko Yohana yaretswe ngo uruguma rwayishe ruzongera rugire gute? Ruzakira. Ku ngoma y'umwami Mussolini niwe wongeye gusubizaho umupapa. Ariko ubupapa bugarutse ntibwaza buri muri ya shusho ya mbere, ahubwo buza nabwo bwize amayeri yitwa gushyeshyenga no gukoresha uburyarya.
rero Imana itugirire neza, kuko ibi byanditswe ni twebwe byandikiwe, kandi twebwe duhawe isezerano ni iryacu n'abana bacu. Nuko Daniyeli aravuga ati ayo magambo agarukiye aha, ati ariko jyewe ubwanjye Daniyeli ibyo natekereje bimpagarika umutima cyane. Byamuhagaritse umutima kubona ubwo bwami buvukamwo ako gahembe kameze gatyo, gafite amaso nk'ay'umuntu, kakagira akanwa nk'ak'umuntu, kakavuga ibikomeye byo kugomera Imana isumba byose, ndetse kagafata n'ububasha bwo kurenganya abera bigira gute isumba byose. Bimuhagarika umutima, bimutera ubwoba, nuko bituma mu maso ha Daniyeli hahinduka ukundi. Ariko Daniyeli avuga ngo abika iryo jambo mu mutima we. Haleluya! Bivuga ngo natwe niba tugize amahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana, tuba dukwiye kubika ijambo twize mu mutima wacu, ndetse tukanabisengera kugira ngo Imana irishimangire mu bwenge bwacu no mu ntekerezo zacu, kandi rihindure byinshi ku mibereho yacu. Haleluya! Kandi twumvire Imana. Abahirwa ni bande rero? Ngo ni abasoma ubuhanuzi bwo muri iki gitabo, n'abatazi gusoma bagasomerwa bateze amatwi, ariko ihirwe rikaza ari uko bumviye bagashyira mu bikorwa ibyo bagize gute, ibyo bize cyangwa se basomewe. Imana rero itugirire neza muri uyu mugoroba, kugira ngo twese abari hano muri uyu mugoroba, buri wese afate umwanzuro wo kuvuga ngo reka niyegurire Imana isumba byose, kuko mbonye yuko ubwami bwayo ari ubwami butazigera buhanguka. Ingoma zo ku isi zirahanguka, ndetse Imana igihe yahishuriraga Nebukadinezari muri Daniyeli igice cyaho cya 2 umurongo wa 44, wenda bari nawo dusorezaho. Daniyeli igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 44, haravuga ngo nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose. Haleluya! Kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi ubwami bw'Imana bwo buzahoraho iteka ryose. Rero nkwifurije kugira ngo nawe uboneke mu mugabane w'abantu bazaragwa ubwami bw'Imana buzahoraho iteka ryose kandi butazigera buhanguka. Iryo ni ryo sengesho ryanjye muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.